urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Uwiteka ni we wabivuze, yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. Abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. Bagira inama yo kubazanya, none Nowa yabavuguruye, bati habe na gato ntidukwiye kwemera ikomeze mu byo kwinezeza. Bati habe na gato ntidukwiye kwemera dukomeze twinezereza. Igihe ntacyo gihitabuba, Nowa yubakana umwete rwose, bose bamurebaga niko bamusekaga, bati noneho Nowa yasaze. Bose bamurebaga niko bamusekaga, bati noneho Nowa yasaze. Bene data bakundwa, ndabashuhuje mwese abateze amatwi aka kanya, n'abazayategwa n'abazumva audio n'abazabyumvira ahandi, mwese ndabasuhuje. Mbanje abo mu nzu y'abizera, mbanje mwebwe mwizeye Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, Yeshua Hamashiya, Kristo Mesiya, jambo w'Imana wavuye mu ijuru. Ariko ari Imana akaza mu isi agafata umubiri. Umuntu nta nubwo umuntu agira n'isoni, umuntu wamagani yabaye igicamuke. Abantu barimo baragenda ari ibicamuke gusa, ari abantu nyamaswa, abantu ntago abantu barimo gutekereza neza icyazanye Yesu mu isi. Ntabwo nzi uko bimeze, sinzi ukuntu bindemerera, kandi ubu ndimo ndavugana n'abitwa ko bamumenye, abitwa ngo ko hari icyo bamuziho, abo bitwa ko ngo hari n'icyo baba bazi. Ntabwo twari twasobanukirwa agaciro, uburemere, imbaraga. Impamvu yatumye jambo w'Imana, inyenyeri yo mu ruturuturu, umwana w'Imana nzima, uwahozeho mbere na mbere, Imana, mwana w'Imana wabanye n'Imana akaba ari Imana. Uyi mysteri kuki tutashaka kubimenya ngo tubituritse? Niyo mpamvu buri wese amwigiraho uko ashaka. Uvuze niki cyazanye Yesu mu isi? Kuko yashoboraga no kubireka, noneho abantu ngo bakajya bikorera ibyo bashaka nk'uko n'ubundi barimo kubikora, noneho bagapfa bure, bagapfa nk'ibimonyo, bakagira stati nk'inyamaswa idafite ubugingo.
ntabwo mbizi. Hari ikintu cy'umujinya kinyoye kiranyoye. Yesu yaje mu isi gukora iki? Urabizi wowe uramutse ubizi, wowe uramutse ubihaye agaciro, cyatumye Imana ifata umubiri ikaza mu isi kugira ngo wowe ubeho. Uramutse ubihaye agaciro, niyo kaba gake, wava muri ibyo ngibyo urimo, wavamo wabivamo. Uramutse ubihaye agaciro, wabivamo. Ko bikomeye ariko injira muri ya mugevu, injirana n'abandi bagiriwe imbabazi. Imana ibakingira. Urashaka ko Imana igukingira no kugufi? Injirana n'abandi bagiriwe imbabazi. Waramenyereye abantu baraseka menyo n'amabuye koko. Bakomangira iki? Bakomanga iki? Asohoka agiye n'ibihita se bo bagiye. Muri namwemera ibinyoma bya Nowa se mwagiye gukubita umucezo. Mena atabakundwa yemwe. Iki gice cya mbere tugiye kureba mu by'ukuri Yesu n'ibye n'agaciro ke n'impamvu yaje umusaraba. Mbese ntabwo abanyamubiri babishaka, ntabwo bashaka ko bivugwa, no, birabashorogotora, birabotsa kubera ko barishushanya, birabarya. Iyo bavuze umusaraba, iyo bavuze Kristo, iyo bavuze Golgota, iyo bavuze ko yabujije gufata umubiri, iyo bavuze ko ashaka ko bihana, iyo bavuze kwezwa, iyo bavuze gukiranuka, iyo bavuze kureka ibyaha, hari ababijombagura aho kugira ngo bibarehereze kwihana, bibarehereze guca bugufi, aho kugira ngo bibareshye, ahubwo ngo amatwi yawe yabaye ubushye. Barashaka kumva abababwira ibibanezeza hejuru y'umunuko uri mu mitima yabo, hejuru y'ibyo ngibyo nawe wowe urimo kumva ibi nawe uzi, hejuru y'ibyo uzi, hejuru y'ibyo ubeshyeraho, hejuru y'ibyo usambaniraho, hejuru y'ibyo uryargiraho, hejuru y'ibyo wibiraho, hejuru y'ibyo wiciraho. Urashaka ngo amagambo ngo akunezeza, ngo atume umera neza. Amahoro y'abanyabyaha niko Imana ivuga. Ntabwo mbizi, kubera ndabizi ko abantu bagiye gushira bamazwe n'ibintu. Urupfu rwaje rero, partitura rimute mikono wayavuze, urupfu rurakusemutse. Imana yabaze igisubizo cy'Imana. Iyo muvuga ngo mvuga nabi, Nowa yajyaga bigisha rwose, mubigire imikino mwagakumvira Mariya Loloteka muciriwe mubigire imikino mwagakumvira Esta niryo teka muciriwe Kristo we, ntago waruhiye ubusa. Ndaguhakaniye, ntago waruhiye ubusa. Umva,
ntago waruhiye ubusa nubwo ufite agahinda kenshi. Ufite agahinda nanjye ndagafite. Ntago rero waruhiye ubusa. Amaraso yawe ntiyapfuye ubusa. Ngo iki? Ntago waruhiye ubusa. Uru rukundo ugira imbabazi zirenze. Ufite ubuntu butangaje. Byose umwana w'umuntu nabikuba na zero, koko azaba ari umwana wo kurimbuka. Byose umwana w'umuntu nabisuzugura mwami Yesu. Byose umwana w'umuntu nabisuzugura. Niba mvuganya nanjye mba nibwira ndi mu rugendo, ndashaka kumaramaza namaranira kugera ku rugero rusumbyeho. Mwami mfasha ngo ndusheho, zamura amazengeraho wangeneye mwami wanjye ku rugero rusumbaho. Mwami mfasha ngo ndusheho. Turi mu rugendo kandi turi mu ntambara. Ndavugana nawe ukerensa niwe ndimo kuvugana nawe. Reka ukerensa uwumva ko azakomeza muri cyacaca akikorera iby'umubiri wo umubwiye cyacaca, ibitekerezo bye akaba ari byo yubaha, akaba ari byo ahindura ihame ry'ukuri cyacaca. Mama we kandi akaza no kuvuga Yesu cyacaca. Arewe nuwo ndimo kuvugana nawe. Kandi ibintu nyamara byakomeye. Kandi iyo Imana yategereje ikakubwira nawe umutima nama wawe ukakuzonga, ariko ukanga, imizi bikagusakiza, ibihano byawe biba bibi. Reka nze nkubwire rero kono Yesu yatubwije ukuri. Yesu yatubwije kuri umwana w'Imana, yatubwije ko aravuga ati ntimuzagire ngo narababeshye, umuntu azaza mu byanjye abizi neza, abazamvangira ntibazambeshyere ngo ntacyo nababwiye. nuko amazi aterura yahuge ireremba kuri wa musumbe, abicaye mu nkuge bafite n'amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Abicaye mu nkuge bafite n'amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. none natwe dufite iyo nkuge turayifite we, agakiza twahawe na Mesiya. ushaka amahoro wino wihitire Agakiza ureke kurimbuka. niba ushaka amahoro wino wihitiremo Agakiza ureke kurimbuka. Yesu umwami wacu, Yeshuwa Hamashiya, icyubahiro ni cyawe. Urabizi narakwiyemeje nkuko nawe ari wowe wabanje kunyiyemeza. Ibi ni ibintu tuziranyeho kandi wowe ntabwo uhemuka, nta n'igicucu cyo guhemuka ugira. Nanjye nongeye kugusezeranya ko ntazaguhemukira, kuko kutaguhemukira ni ukwigirira neza. Yesu ashimwe rero. Iki gice cya mbere nababwiye ko dufite ibice bibiri uyu munsi. Dufite iki gice cya mbere tugiye kuvugamo amagambo ari muri Matayo ibice 16. Turahera ku murongo wa reka tutangire n'umurongo wa 13. Arimo kubabaza ngo ninde Yesu. Aho nshaka ko twinjira cyane
ndahababwira ni ku murongo wa 21 reka bariho duhera rwose. Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba. Aba ntago abantu bashaka kubyumva, bafite ibyaha nkovu nk'iz'ubushye ntibabishaka kuko bashaka ubuzima bworoshye, ubuzima izi koko. Yesu aherako yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya Yerusalemu akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa akazazurwa ku munsi wa gatatu. Nimwumve atekerereje inshuti ze ibyo bigiye kumubaho, nk'uko mbese nanjye wenda nakubwira nzi ko nyine mbese uri uwanjye nkakubwira ibyago bindi imbere kugira ngo mbese dufatanye wenda kandi twese tuzi ko ari umugambi w'Imana. Umva inshuti ye ya mbere y'amagara ibyo igiye kumusubiza. Petero aramwihererana mbese amukura mu bandi amushyira ku ruhande. Inshuti ye y'amagara umva ibyo agiye kumubwira, atangira kumuhana ati biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Reka barayanje yego yego di. Mbese Yesu yongera asubire kwa se. Yesu arahindukira abwira Petero ati umve igisubizo we buri wese ategereje kuri abo bitambika mu muhamagaro. Umve igisubizo kuri izo ngari zihaye gufilozofa zikitambika imbere y'umuhamagaro. Umve igisubizo. Yesu arahindukira abwira Petero ati subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza kuko ibyo utekereza atari iby'Imana ahubwo utekereza iby'abantu. Hagize uwo mbibwira kuko nabibwira benshi, hagize abo mbwira ntimwumve inyuma mwa basatani mwe bavuga batari kuri haratukana ntabwo akijijwe kandi rwose aranubahuka, ntabwo yubaha abantu bakuru kandi rwose ntabwo yubahiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Arahindukira abwira Petero ati subira inyuma yanjye Satani, umbere gisitaza kuko ibyo utekereza atari iby'Imana ahubwo utekereza iby'abantu. Ubu se batekereza iby'abantu barangana iki nyabo? Ubu se barimo gutekereza ibyabo bwite barangana iki nyabo? Ubu se barimo kuvuga ngo Imana yavuze itavuze barangana iki nyabo? Ubu se batazi gutandukanya ijwi ry'Imana n'irya Satani n'iry'irari ryabo n'iry'abazimu n'iry'imandwa barangana iki nyabo? Yesu amaze rero kubwira Petero, amaze kumusekurira iri jambo, ni ukuri Petero we nta nubwo ari nk'umukristo w'ubu bamwise Satani, ntabwo yivumbuye, ntabwo biri tubwira ko yivumbuye cyangwa nawe yamushubije. 24 Yesu abwira abigishwa be rero ati ni nkaho yabarebye aravuga ati aba bantu ndi kumwe nabo ni ibigusha byanjye gusa. Mana nukuri njye wabitoranirije ariko bwari kugira ngo bamforume banzongagize. Aba ninjye wabita umuntu yihamagarira ikishi koko, aba ninjye wabihamagariye bibereye mu bintu byabo, ninjye nihamagariye ikishi. Noneho amaze kubwira Petero ati mva inyuma Satani, ngo abwira abigishwa bati mutega amatwi mwumve mwabigishwa mwe muri mu 100% mwebwe murimo muratekereza ko tugiye gufata leta, tugiye gukora coup d'etat kubera ko muzi ko mfite imbaraga kandi mumaze gusobanukirwa ko ndi Mesiya. Ati rero ndabizi ko mutegereje imyanya. Toka Satani, toka imyanya. Ndabizi ko mutegereje imyanya kandi mwayigabanye. Imyanya bari barayigabanye, bari bazi ko bagiye gusimbura Abaroma bagasubira kwa Kaisari. Imitima yabo yari iri. Ariko wowe utekereza ibyina mwisi, wowe ushaka imyanya uzapfa utabaye na Edmason. Wowe urimo kurwanira imyanya uzapfa utanakubuye mwishyamba ukubura utuntusa. Maze Yesu abwira abigishwa bati umuntu nashaka kunkurikira yiyange. Ngo iki? Yiyange. Aba filozofe rero babandi ngo bazi ubwenge cyane bakamenya ngo n'agakiza byose bakabikorera hejuru y'ibyaha, bakubwira ngo mujye mugira ubwenge.
kwiyanga oya kamemu mujye mugira ubwenge none se wakwiyanga hanyuma bikagenda bite vrema haleluya. Icya mbere kwiyanga Pawulo yandikiye Timoteyo ibice bibiri umurongo wa Timoteyo wa kabiri ibice bitatu kuva ku murongo wa mbere ati umenye yuko mu minsi y'imperuka azaza ibihe birushya aribyo turi mu bugu ati abantu bazaba bikunda. Kwikunda selfishness irarimbuza abantu irabaturaga kandi sinzarira. Kwikundwakaza kwishyira imbere nk'akaguru karwaye igisebe. Kwikunda uwikunda wese ni afite umwuka wa anti Yeshua Hamashiya. Ubimenye neza niba wikunda uri anti Yeshua Hamashiya. Toka niba wikunda. Yes, kuko hano unyuranyije n'ijambo rye. Umuntu nashaka kunkunda yiyange genda kwa Timoteyo ngaho amaze kukubwira ngo abantu bazaba bikunda. Icya kabiri kirimbuzi bakunda impiya. Umwami w'impiya, umwami w'amafaranga, umwami wayo uturubuza abantu amaso ni mamu. Niba ufite uwo mwuka wo gukunda amafaranga ufite umwuka wa anti Yeshua Hamashiya. Uri umwana wa Satani. Kiretse umwanze ukihana. Umuntu nashaka kunkurikira yiyange. Icya kabiri yikorera umusaraba we ankurikire. Luka ni uvuga ngo yikorera umusaraba we iminsi yose. Kwikorera umusaraba iminsi yose ndakubwiza ukuri nirirwa nkuhetse umusaraba wanjye ntandukanye nawo nabigenza nte namenya ngira nte namenya ko ari wunshyira ku murongo cyangwa ubwese uracyumvise cyanga umusaraba wanjye ko ari unyigisha umusaraba wanjye ko ari ryo hwaryanjye umusaraba wanjye ko ari ko kwihangana kwanjye umusaraba wanjye ko ari wunteza imbere umusaraba. Umva rero yindi nyuri ikomeye ngo kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Ariko mwumvise ndatangariza abantu mbaritangaza abantu bamenyereye ijambo ry'Imana naryo rigiye kuzabamenyera ritangire ryikorera ibyo ryikorera maze bo ribanage. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Zampiya wazikurunda akajya zigwa ukazirya nkuko ngo abadayimoni iyo umuntu apfuye gutyo yarakundaga impiya ngo babiza gufure babiza bene bya bindi by'imiza byo mu birunga bya miriro ngo bakaba ari byo bamugotomeza bati dore impiya gotomera iyo miriro iyo mpiya mu isi barazikundaga ngo niko babigenza. Ntumbaze cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Kuko umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwa se. Bakundwa, Yesu ntacyo yaduhishe. Nta muntu uzamubeshyira ngo hari bimwe yavuze ngo n'ibindi atabivuze ngo ntabwo yabisobanuye neza. Yavuze ati urashaka kunkurikira nuko ushaka cyangwa uri murabeshya. Niba rero ushaka kunkurikira iyange rero iyange aba ari gukunda. Wacyumvise icyo? Kwiyanga nibyo idini ridashaka, nibyo abanyedini badashaka, nibyo abanyamubiri badashaka, nibyo abiyita abanyabwenge bw'isi badashaka. Ntabwo bashaka kwiyanga. Barashaka gukorera Imana bameze nk'uko bari bameze, kamere zabo zigihari, ibinyoma bikijojoba, ubwicanyi bukituruma, inzangano, ishyari rikijagata, ubusambanyi bw'amabara yose bugihari. Ubusambanyi bwo buri bukore ku bantu. Ushobora buri bubakoreho. Ushaka kuvuga ati impamvu rero buriya rwose atubuza kwisambasambanira cyane kandi dushyuha cyane. Buriya we nyine arakuze, ni umukecuru vraiment ntabwo agishyuha cyane. Buri wese afite uko ashyuha. Ushobora kubishyuha 6 ku munsi cyangwa ashyuha rimwe mu cyumweru. Ariko ibyo byo gushyuha ni biki? Kuki wigishwa ko ugomba umubiri wawe kuwutanga ntuwutange? We ngo uracyafite amaraso ashyushye. Amaraso ashyushye akurimbuza se abaho? Afite formule.
ufite urajustify iki nyine ibi bihe byanyu ibi bihe bya nyuma dore bigusanze mu isi nige se watumye icyo gihe uzaba ufite amaraso ashyushye ntabwo ari gihe wabiteye niba wumva hari ikintu hari ukundi kuntu ubimeze buvuyemo wikomeza kuvanga buvuyemo bugiye wikomeza kuvanga ubonye niba wari ufite imigambi yo kuvuga uti mwami nguhaye uyu mubiri wanjye ugafata ibihe ugatandukana no hanze n'ibiki byose ukagenda umubiri wawe ukawutanga ukawuhereza Yesu ukavuga uti si nkushaka ndawuguhaye maze ukareba ukawugenza aragukona se ugakoramo ariko ntabwo mushaka gukoneka murashaka guhora mushyushye cyane ku buryo ushobora guhura n'isazi nayo uti ngwino hano ushobora guhura uti nawe ngwino ushobora guhura n'ihene uti uriya nayo ushobora kuba ari ingore none icyo cyaha gikorerwa mu mubiri w'umuntu imbere niyo mpamvu gikora ishyano kigakora amahano kigatandukanya ingo kigatuma abantu barasana bigatuma isi igahinda umushyitsi icyo cyaha icyo gituma amaraso ameneka abantu bamubwira ngo umugore yamureze ngo yamuciye inyuma ariko rwose ni ukuri byabaye rimwe cyangwa kabiri asuzugura ntabwo umugabo ariko abantu barasuzugura byabaye rimwe kabiri ariko arabikuririza kandi ari rimwe cyangwa kabiri yego disi victim we byabaye rimwe cyangwa kabiri buse abandi se ko bagenda rwose cyane kandi bakagenda yegura uravuga Yesu no mu kanwa kawe hakavamo ibyo ngibyo wowe niba udashoboye gutungana kuki urimo kubeshya kuki urimo kutubeshya kuki ugaragara inyuma nk'aho uri intama imbere ari sega dagoni dayimoni bezeburi isakambura yose ari mu ipakiye ariko ngo igihe kiraje Zaburi ya 50 ndakubwiza ukuri utabividuye Yesu ngo arabishyira ngo ku mugaragaro yaraguhishiriye araguhishira abantu bose bazi kuri marayika wavuye mu ijuru utarasama mu icyaha araje byose ngo abiturumbure dore imbarutso ndimo ndayibona imbarutso yo kugira ngo biturumbuke urihe uwo mvugana nawe arihe ari muri Australia ari muri Cameroon ari Brazil bakundwa kwikorera umusaraba bisaba kwihangana kwikorera umusaraba bisaba guca bugufi fara victim aho reka nta victim uhari ntawe niba tubwirwa ngo twese twakoze ibyaha twashyikirwa iza kw'Imana ariko niba udaca bugufi niba utemera ko wakosheje niba utemera ibyaha byawe niba utihana niba utatura niba utarokonesa urashaka iki mu muryango w'abizera urashaka iki kino gihe cyawe cyo kugira ngo usange Yesu ariko umubwiza ukuri utamurusha ubwenge mwari muzi ko hari n'abarusha ngo Yesu ubwenge ye bamurezona ntabwo ari uko byari bigiye nawe rwose Yesu ari bumbabarire rwose reka Yesu ari bumbabarire nawe arabibona vraiment arabibona ko umubiri kamemu akamubwira nk'aho abwira tante cyangwa uncle akamubwira nk'aho abwira uwo biganye mu seminari Imana yafashe umubiri iza mu isi ishaka kugira ngo igucungure none urimo urabifata minenegwe umuryango wawe niwe wakagombye kuwucungura shawo wejejwe ndakubwiza ukuri dore umva ubuhanuzi bwawe wowe ndimo kuvugana nawe uramutse wejejwe ukareka amanyanga yose ukareka ibintu byose umva ijambo ryawe umva ubutumwa bwawe ndavugana n'umuntu urahagana he ntago mpazi nuramuka wejejwe ugakuramo ukaruka icyo kintu kiguhagamyemo kikimandwa cyagusaritse
ukagituritsa, Yesu akinjiramo neza, akakubamo neza. Ayiwe, wari uzi ko ari wowe ugomba gukiza umuryango wawe, none bagiye kurimbuka kubera wowe. Ngo iki? Bagiye kurimbuka kubera wowe. Abashaka kwakira Yesu Kristo muze mbere yuko njya mu gice cya kabiri. Mugire vuba bakundwa bashaka kwakira Yesu Kristo muze. Abasubiye inyuma namwe mwihanire kureka. Ndaje mu gice cya kabiri mbabwira impamvu ubu butumwa bw'uyu munsi bwakozwe. Ndaje urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi byakumarira iki kuyoragura ibyo by'isi byose hanyuma ukazasanga Satani? Ariko imibare ntiyahera. dore utuye imusozi kandi amazari. ariko mwa bantu mwe ibintu uko byacitse. Bereta, reka mbabwire ibintu byaracitse. Aha mvuga ni mu bitwa ko bizeye Yesu, ni mu bitwa ko bakorera Imana, ni mu bitwa ko ari ba model, ari bo byitegererezo. Umva, abagore babo babaye ba Nyirandarwemeye, abagabo babaye ba Sendarwemeye, kubera ibimbandwa biba bizinze mu muntu. Reka rero, niba umugabo wawe ari Sendarwemeye, ukaba uvuga Yesu mu kanwa, ukaba udashobora kumwihanira ngo mwaturire n'ababizi babimenye, n'ababizi babimenye, uraje urebe icyo Imana igukora. Niba uri umugabo ukaba umugore wawe ari Nyirandarwemeye, ukaba udashobora kumwaturira ngo ibintu byose ubisore, umucire bugufi, umugarurire umuntu, umwereke ko ni ukuri koko wamaramaje, buretse urabureba icyo Imana igukora. Kuko Imana irashaka ingo nzima. Ba Nyirandarwemeye na ba Sendarwemeye, buretse Yesu yabaziye mama, yabaziye disi, yabaziye. Ubonye mutirwaga muvuga izina ye mu kanwa, ubonye yiba muti guki, imibabaro yanyu arayizi ba Sendarwemeye na ba Nyirandarwemeye, imibabaro yanyu arayizi we. Buretse rero buretse aturitse ikintu. Yes, abashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, abashaka kwihana no kwaturira ba Sendarwemeye na Nyirandarwemeye, abo ngabo bose mwigire hino, kuko igice cya kabiri kiradutegereje. kandi ni umuriro. Igice cya kabiri ni umuriro. Ba Nyirandarwemeye cyangwa ba Sendarwemeye ntabwo byakagombye mu bakorera Imana, kuko ari twebwe icyitegererezo. Barayobye ugendera kandi urayivuga kubera ko wowe utafite Sendarwemeye ngo umubere Nyirandarwemeye. Vana amatiko aho ngaho. Inama yo kubazanya, none Nowa y'abavugukuri, bati habe na gato ntidukwiye kwemera, ikomeze mu byo mwineze. Murorere rwose. Bati habe na gato ntidukwiye kwemera, ikomeze mu byo kwineze. Wowe urimo kubwirwa. Ariko kwihana bibatwara iki? Kwihanira kureka bibatwaye iki? Guca bugufi bibatwara ikira muri hejuru ya Yesu se? Bamurebaga niko bamusekaga, bati none
haleluya haleluya haleluya. Ndabanza abashaka kwakira Yesu Kristo Yeshua Hamashiya mwana w'Imana nzima, yaraje afata umubiri aragupfira disi, amena amaraso ye, amena amaraso, ubugingo bwarabusesa ku bwawe. Ubwo urumva we wakora iki? Icyagusaba ngo nuko umwizera ukava mu byaha disi, ngo akakubabarira. Wana mbega abantu. Subira muri risengesho ngo utije uti mwami Imana data wa twese, muremyi wanjye, numvishe ijambo ryawe, numvise ko Yesu yaje kunshungura, ndamwakiriye mu bugingo bwanjye, ndamwizeye aka kanya, mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Amaraso yawe nanyize Mana, mvana mu gitabo cy'urupfu, hitunsiba unyandike mu gitabo cy'ubugingo, mpindutse umwana w'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo Yeshua Hamashiya. Urakoze kumpaye agakiza ku buntu, amaraso yawe anyeza ntunganye. Mwuka wera bana nanjye undere, tangirana nanjye, uzarangizanye nanjye. Ubwo impanda izavuga nzayumve, kuko uzaba uri kumwe nanjye. Urakoze data, mu izina rya Yesu, amen. Data abangaba ndabashinganishije, dore bishigitsa amenyo, ibirura bishigitsa amenyo by'abanyamadini kugira ngo babibe babajyane. N'abana bato batazi bava niyo bijya, buri cyose baramiragura, baratoragura, buri cyose bakamira. Mwuka wera uramenye ndakurindishije abangaba bizeye baciye bugufi. Yo aba nibo bazagukorera ejo bundi mu bubyutse nk'abasazi. Urakoze ko ari wowe urera ugakuza, kuko uzi ibikwiriye. Mu izina ry'umucunguzi wacu Yeshua Hamashiya. Muri hehe mwebwe mwigize abajyuwaji? Ariko sha mwigize abajyuwaji, noneho mumenyera Yesu disi. Ibyaha bibi bigugu birangije kuba ibigugu, noneho mubihindura kwezwa no gukiranuka. Ibinyoma mwabihinduye ukuri. Mwiremeye isi yanyu, murema ibinyoma nk'igihugu, mugiha province, mugiha uturere, yego n'imirenge na nyumba n'abagitifu. Mwiremeye ibyanyu mubihindura iby'Imana, irabamena. Mesaka mwirabatimbagura. Ndagutera ubwoba. Wowe warabwiteye kubera ibyaha byagusabitse, none ngo nigewe. Subira muri aya magambo. Mwami numvise ijambo, none riranshengeye, mbabarira. Ubu noneho ngiye kwihanira kureka, ntabwo nzongera kwihindura umujyi wanjye, byose ngiye kuvidura mu izina rya Yesu. Ngiye kuba nk'umwana uvutse, mbabarira unyeze untunganye. Niba uri senda rwemeye uvuga ibyo ngibyo bindi ntanazi, niba uri nyiranda rwemeye nawe uvuga ibyo, niba uri madamazera, niba uri mesiye nawe simbizi ibintu mwamenyereye. Buri wese nafata umusaraba we, ubwo mfashe umusaraba wanjye uhereye ubu, ntabwo nzawufasha hasi, kuko umusaraba niwo unshyira ku murongo nini uhora ukandakanda. Haleluya. Ndagushimiye kuri aba baciye bugufi, mu izina ry'umucunguzi wacu Yeshua Hamashiya. Haleluya. Yesu abashaka umwe, Yeshua abashaka umwe. Benata, igice cya kabiri tugiye kujyamo rero ni igice cy'ubuhanuzi, ni igice cy'imbuzi. Yes, ni igice cy'imbuzi. Ubu ntabwo nagombaga rwose kubivuga, kuko narabibwiwe ko hari message ya 2 by'amaraso ngomba guhitisha. Nanone ndavuga narabivuze, ndongera ndabivuga. Mwami mbabarira rwose, bwashize agahe ndabyirengagiza, nigira bizi mu bindi, ariko natumweho ikubagaho. Mbona ko bikomeye, nabonye ko bikomeye, niyo mpamvu nongeye kuzana, nongeye kubabwira menya ubwa nyuma hari noneho, kubera ko amaraso yageze hasi, amaraso yageze hasi. Ninjiye mu mavuta y'ubuhanuzi, amaraso yageze hasi mu Burundi, mu Rwanda, mu Burundi, Kongo, mu Kongo, Rwanda, Burundi, Kongo, Rwanda. Amaraso yageze hasi.
sinzi icyo murindiriye, niba murindiriye ko agera hasi kugira ngo mutandukane n'ikitwa kibi cyose, kugira ngo murengere n'imiryango yanyu, kugira ngo mushyirweho ikimenyetso. Dore akanya kangana urwara kugira ngo ushyirweho ikimenyetso. Nawe utarumvise iby'ubushize, Imana irimo iragenda ireba abo ngabo bihaniye bakamaramaza ngo ushyireho ikimenyetso. Uwo nguwo umaramaje akamarayo akavidura ngo ushyireho ikimenyetso, kandi urabona inyungu ku muryango wawe, urabona inyungu ku bana, urabona inyungu kuri so, kuri nyoko, kuri bashiki bawe n'abakuru bawe n'abarumuna bawe, uraba inyungu sha, uraba ubitambiriye. Ntabwo urimo guhishurirwa ibi ngibi, n'ibyo mavuta y'ubuhanuzi. Abanyarwanda, Abarundi n'Abanyekongo, yego Abanyarwanda, Abarundi n'Abanyekongo, mutega amatwi mwumve, kuko icya mbere cyo mufitanye urubanza rukomeye. Mwami, nari kubwira rwose ntuzabisubizemo, mfite akazi kenshi nawe urayibona, ariko hari ushaka umwe. Niyo mpamvu ngarutse kandi mfite na gripe. Ufitanye urubanza naba, hari n'abandi ufitanye urubanza nabo nzi, banze kwihana, banze kurekura za kamere, banze kumaramaza, banze guhuza ngo Imana ibakize n'imiryango. Ntiyazangira uzamwigiraho, uzamborogaho cyaba bakora byose hejuru y'ibyaha, kamere ziranuka. Banze guhuza. Mwami, ndabareze banze guhuza, banze kukumvira igihe kandi cyagiye, wabahaye igihe gihagije, baranze buri noneho ugenda ureba amavuta ndimo sinzi byayo, ntabwo mbizi. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Baramukogesha uretse yakumurira batwike. Bwoko bwanjye nakugize nteko, wanze kunyumva. Icyo nakuruhijeho ni iki, ngaho ushinga urubanza ukimpamye. Ko nagukuye mu mage y'intambara, ngacyura abawe ngahoza ababo banyibagiwe. Naguhaye igihugu cyiza, ngukundisha amahanga n'iki. Hari n'abandi ndetse ubarebe, Ko naguhaye imikino yarangiye, cyiza, ngukundisha amahanga. ubarebe umwe nk'umusakize iwe. Uwiteka afitanye urubanza, Bose buri wese umusure Mwami Yesu. ubwoko bwe mu biyaga bigari. Sorry. Ayiwe Rwanda, Burundi nawe mukenyere mugiye kuburana. Inshinzi, ibishegabo, abasimbizi bajya byose, Burundi nawe asambanyi, bajura, ibinyabinyoma, bicanyi, kwangana, abanyamashyari, bose ubasange umwumwe, ubasure umwumwe. yewe ruzabibu Sindakanwa kawe, ntihatagira uwihana ngo amare amazi. Umusage. yewe Burundi we, ko nagufumbiye uko Niba ndakanwa kawe, nkaba narababazwa bigeza aba banyabinyoma bose vanaho. nakwiyegereza, ni kucya bawe bangana bapfa mu istika. Buri wese ufite urwango, buri wese ufite ishyaka, umusembize. Barimo baricakaza, barimo barikubambira abandi bashaka gukizwa. yewe Kongo we, ishusho Ishusho yo kwera, imbere ari amasega, imbere ari ibipuperi by'ibintu byabuze.
bene data reka mbabwire ibintu byakomeye, ibintu byarangiye. Niba ndakanwa k'Uwiteka, niba ndakanwa ka Yeshuwa Hamashiya, niba zi imibabaro nanyuzemo niyo ndimo kunyuramo kubera we n'ubutumwa bwiza bwo bwami, niba zi ububabare bwanjye bw'uyu muhamagaro nicyo byanteye, ndagira ngo nongere mbibwibutse. Niba ndakanwa ke, buri wese urimo kudindiza, buri wese urimo kwishushanya, buri wese urimo kwishushanya, buri ndavuga abo babwiwe inshuro zirenga miliyoni bakaga bakinangira ngo bazi gusobanura, ngo bazi gushira isoni, ngo nuko bameze, ngo rwose ngo ni imibiri, ngo sinzi imibiri yabo ngo uko imeze, ngo sinzi ibintu Satani bakora. Reka mwami Yeshuwa, niba ndakanwa kawe, sura buri umwe wese usimbize. Aharaho bakumva kuko banzi neza hari ibyo barimo kwangiza, niyo mpamvu mbaye nya. Hari ibyo mbwira barimo kwangiza, niyo mpamvu mbaye nya. Hari ababizereramo kandi ari amasega, bizereye mu bimoteri by'ibimandwa byagaze. Niyo mpamvu mbaye nya, niyo mpamvu mbaye nya we. Niba ndakanwa kawe Yeshuwa Hamashiya we, niba warantoranije banyuremo umwe. Yes. Nzi ko nyumva kandi urabona ukuntu mbivuze. Ndakubwiza ukuri, nukubera ibi barimo kwangiza, nukubera ibi nzi barimo kwangiza. Byakagombye kuba bitera imbere ariko bikadindizwa nabo. Bavanemo, reba aho bashyira, reba aho bashyira, reba aho bashyira, reba aho bashyira, reba aho bashyira. Abantu ngo bazakorera kuri kamere, bigishirize kuri kamere, bubakire kuri kamere imiryango, bishushanye. Ishyari ribazimanganye, ishyari ribarenge, nibifurize bene se, nibifurize abandi byiza, ikiza cy'uwundi kimushengura umutima. Mwami Yesu, uwo umusimbize, umusimbize. Ashaka imirimo nawe urakora, si imirimo yandi, ni imirimo yandi ukora. Ntabwo ari muri beneri cyangwa simbiza. Ubushize sinabasabiye akazi, ariko mana kuki mutumva gogo, kuki mutanyorohereza? Ubushize sinababwiye ngo mbasabire akazi. Niba udashobora gukiranuka mu dukeya, niba udashobora kwezwa, niba wumva ngo bikunaniye, gasozi, niba dushobozwa byose na Kristo, ukaba udashobora kwiha Kristo, ukaba udashobora kumubwira ngo agufashe, akaba hari agutegereje, uza kumuryarya gusa, kumucejesha gusa, kumubwira uti wambonye ngewe rero ubwo ndeba am very smart, wowe you are not. Nukubizi. Iyo ni parenthèse reka nyifunge. Ubutumwa bwatumye nza hano. Ubutumwa bwatumye nza hano. Yes. Ni Zakariya, narabuvuze n'ubundi, none Imana ngo yashaka ko mbisubiramo. Reka gihe cyageze, ntabwo uzi ukuntu abantu bameze. Abantu bakubona harya ngo ko bigera, babandi babyifuza, babandi bifuza ngo birishye, biraje bibarye. Biraje. Ni Zakariya ibice 13 turahera ku murongo wa 7. Inkota y'Imana ihagurukirizwa umwungeri. Byuka wa nkota we, urwane n'umushumba wanjye, urwane n'umuntu mugenzi wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kubita umwungeri intama sandari, kandi n'abato nzabashyiraho ukuboko kwanjye. Cyane bumvise byinshi. N'ubundi ngo bazi byinshi bazabazwa byinshi, bazahanwa byinshi, bazahanwa cyane. Uwiteka aravuga ati, muri icyo gihugu yaga bigari, ibice bibiri byacyo bizarimbuka bipfe,
watorotse ukava muri ibi bice koko. Ariko icya gatatu kizasigara, kandi icyo gice cya gatatu nzakinyuza mu muriro, mbatunganye nk'uko batunganya ifeza, nzabagerageza nk'uko bagerageza izahabu, bazambaza izina ryanjye nanjye nzabumvira, nzabita abantu banjye nabo bazavuga bati Uwiteka ni Imana yanjye. Igice cya gatatu, kimwe cya gatatu kizasigara, nacyo kizagomba kunyuzwa mu muriro. 2 bya gatatu we mujye mutega amatwi musobanukirwe n'iby'Imana. Ntabwo Imana ariyo ibishaka ko abantu bapfa, no. Mu magambo yumvikana twavuga ngo umuntu niwe wikenya, umuntu niwe wigirira nabi, n'ubundi au départ umuntu niwe wigiriye nabi, umuntu niwe wihemukiye, n'ubu niko bimeze. Wa mugani wa Salomo nta gishya. Yaramuremye, umuntu ajya kubona abona abayeho from atazi uko bamukoze. Adamu yagiye kubona abona abayeho atazi ibyo avuyemo. Bidatinze mu rubavu rwe Uwiteka arongera aremamo ubundi abashyiraho ari babiri. Arababwira ati mwiriwe, bati dore rero amategeko ya hano A B C D E E A. Bino kirazira, ibi kirazira. Iyo umuntu yemereye umwanzi kumuganiriza, iyo umuntu yemereye umwanzi gukoresha umubiri we, iyo umuntu yemereye umwanzi gukoresha ubwonko bwe, tayari kugira ngo uzamwirukane bizagusaba kubira ibyuya, kandi kumwinjiza byagusabye amasegonda. Umuntu nuko nguko niwe wizize, n'ubu ngubu umuntu niwe wizira. None se wowe ubwawe urizi. Dore 2 bya gatatu ngo bigiye gupfa. Dore mwami Yehoshua HaMashiya, Yeshua HaMashiya, dore ndabivuze nk'uko bantumye unyihanangiriza. Ntabwo nari nabyanze rwose. Dore ndabivuze hari uwo washakaga. None 2 bya gatatu ko bigiye gupfa, abenshi bakarimbuka. Nawe urashaka kubarimbukamo, nawe urashaka kubakenyukiramo, kubera ufite ibyo uregwa. Uri rya hipokrite. Uri hipokrite. Noneho kubera bwa hipokrizi yakurenze, wageze aho ugira ngo wabaye Imana. Uri rya wageze aho wumva uburyarya bwawe bwagutunga. Umva amaraso ya 2 bya gatatu, Rwanda Burundi Kongo, Kongo Rwanda Burundi, Burundi Kongo Rwanda, igihe cyaho cyo guseseka cyageze, yego, cyo kumeneka kugira ngo Yesu agarurirwe icyubahiro. Wumvise impamvu agomba kumeneka? Wumvise impamvu ayo maraso agomba kumeneka? Kugira ngo Yeshua HaMashiya agarurirwe icyubahiro. Bivuga ngo atamenetse ngo abasigaye kira kimwe cya gatatu banyuzwe mu muriro. Wakomeza ukaryarya, wakomeza ugasambana, wakomeza ukabeshya, wakomeza ukisenyera kuko ngusenyurwe Satani amutiza umuhoro, wakomeza ukagira ishyari, wakomeza ukajya urengera kamere zawe. Uzi aho kugira ngo umuntu yange kamere ayirwanye, irarwanwa n'intambara. Yes, usuragira ngo nuko twari tumeze nyako. Ko umuntu ntuka nkamwihorera, uragira ngo se harwanuje gutugana. Ijambo nari mfite kuvuga nkasobanura kuko ntabwo ndusha ingingo wowe urumva neza, ngaceceka. Uzi iyo mbimize ukuntu mba numva ameze nuko bimeze, tugomba kubimira. Uburimo guforumwa, uburimo gutyazwa, umusaraba wawe uburimo kugukora. Niba rero wiyemeje ko ugenda muri 2 bya gatatu, cyangwa bawe bakagenda muri 2 bya gatatu, komeza uryarye, komeza wigira umujyi waje. Komeza ari wowe Imana yashyizeho ngo uyirengere urengere n'abawe. Ndimo ndavugana nawe wamenye Imana. Nawe umaze kwihana none ahangaha nawe winjiye mu muryango. Ndimo ndavugana nawe, ariko harabona reze.
harabona reze ngo Imana igenda isura umwe ufite icyazi igenda ubusura uwisanzemo kamere yanze kureka sakura, uwisanzemo ibyo yagundiriye sakura, uwisanzemo ibyo ayibeshya sakura. Niko bimeze, nicyo mwarindiriye. Yawe wajuruwe nawe wasiwe namwe byaremwe byose mutega amatwi munyumve. Niremeye umuntu mu ishusho yanjye muha ubwenge bwose ko gutegeka isayiwe nonara naniye n'iki ntamukoreye. Natanze ubugingo mu rubyaro rwanjye, Yesu disi yaramutanze, ngira ngo umwana w'umuntu yazangarukira muha umwuka wera ngo amenye ubwiru bwanjye, none anteye umugongo arimo arihimbira ubushwambagara bwe uwo mugiye ye baba we ayiwe. Mwebwe mwabwiwe shaho mufite ikibazo, icyagukiza nuko ikikurimo kibi wagisora amaraso ya Yesu kayinjiza tayari. Aho ngaho wahita uba umukunzi w'Imana. Ntugendemo disi, abawe ntibagendemo rwose, kubera kwigira marayika kandi reka mbere yuko nsenga dutandukana mbabwire ibi bintu kandi nkeneye. Nukuri nkeneye ab'inginzi. Uzi ko afite impano yo kwinginga, ndamukeneye. Kandi hakenewe benshi kubera ko umurimo wabaye munini, umurimo wagutse cyane. Hakenewe benshi ab'inginzi rwose mbemerera kuvugana nanjye. Ufite Imana yamubwiye ku bubyutse bugiye kuba mu Burundi, Rwanda, Kongo, nawe yemerewe kumbwira. Abayishuye ba kera bose bahawe ikaze kugira ngo twambukane. Aleluya. Kwambuka harambuka haraca uwejejwe. Kwambuka nukwividuramo puberi zose umuntu akaziruka, izindi zikanyuraho zigomba kunyura nanone, hanyuma abejejwe akaba aribo binjizwa bagakoreshwa ibishya. Naho ubundi bugambo bwose burasigara mu nzira. Ubundi bugambo bwose burasigara mu nzira. Ab'inginzi ndabakeneye n'ukuri mu izina rya Yehoshua Mashiya. Hanyuma intego yacu ni imwe, ni ugukiranuka, tukagushaka cyane, dushaka ubwami bw'Imana, hanyuma tukezwa ku gato no ku kanini. Ntabwo ushobora kuba warize cyane cyangwa ukaba uzi ubwenge cyane ku buryo waburusha uwakuremye. Icyo gihe waba ufite umwuka witwaga Luciferi kera, washatse kureshya n'iyamuremye ngo nawe arashaka nayo ngo kuzaba nkayo. Niyo myuka uyisohore disi, iyisohore kugira ngo inshuti y'Imana. Nta bihanga bibiri bitekwa mu nkono imwe. Abafite Imana ho mamo rero nawe nabo bagaruke biyoto delivery rwose, birukane mamo ubutazagaruka. Ba nyina ndarwemeye na base ndarwemeye bagomba kubitunganya. Abo ngabo bagomba ababagira base ndarwemeye na banyina ndarwemeye bagomba gukora umurimo ukomeye, gusohora buri kimwe cyose, imandwa zose mushyire hanze, zose abakurambere bose musohore mushyire hanze. Nibo babagenza gutyo. Nibo binjiza amashyari, nibo binjiza inzangano, nibo binjiza wembo yo data we ni kiraro mbese bambukiraho kugira ngo baze guhindanya n'abishakira Imana. Ghost niba
nabisubiramo, niba ndakanwa k'Uwiteka, niba ndakanwa ka Yeshuwa Hamashiya, asure buri umwe wese muri aba ngaba tuziranyeho, amusure ku giti cye. Yesu aduhana umugisha rero. 2/3 tayari no muri aka kanya mwakumva sinzi ibyabyo byarangiye. Ndimo ndabikubwira kugira ngo wowe wikunda ukunde n'abawe. Urumva hari ibanga ryamenetse, hari ibanga umwuka wari yatwibiye ko uri bwezwe koko ijuru rikamushima. Hayayaya ari burokokane nabe bose. Ayiwe data we, ubukane none haruri buvuge ngo jewe rwose renya iyi kamera yanjye igomba guhamaho nkazapfana nayo, bye bye. Ahabi mu muriro, kuko abandi baravuga ngo aheza mu ijuru. Ahabi mu muriro ntago nzagusangayo, kuko jewe nzajya kubana na Yesu. Ahabi mu muriro. Hari ubwoko ngo rwose ngo butemera rwose agasuzuguro, ubwo bubaye antikristo, kuko Yesu yaraje baramusuzugura, bamukira no mu maso bamwitumaho. Antikristo bagwiriye. Ntabwo ushaka ko bagutegeka, ntabwo ushaka umuntu ukuri hejuru. Ubwo rero ubwo udashaka umuntu kujya hejuru, uzi urubanza uciriwe uzajya munsi ya rwa rwobo. Wowe rero nawe ushaka ngo gutegeka byose na bose n'isi yose, witumye ku mugozi. Reka ndebe indirimbo. Reka ndebe indirimbo ye. Reka ndebe indirimbo. Indirimbo mana. Narakayemo. Narakayemo rwose, kuko birarambiranye. Sorry. Birarambiranye. Usure buri wese mwami, buri wese umusure, buri wese umusure muri aba ngaba nakubwiye. Wabana ba Isiraheli, usure buri wese wemeye kugenda muri 2/3 nta kundi yose nagira. Izi kamere zishari no guhangana zo kudaca bugufi, nyine ndabwemeye na senda rwemeye. Ukuye Yoshua na Kalebu, abagabo Imana yishimiraga. Ngo bamwe ni ba Yoshua, abandi ni ba Kalebu, abandi ngo ni ba Paulo. Wabana ba Isiraheli, abandi ngo ni ba Barnaba. Imana yatangije akabari nayura basura umwe abimitima yinangiye. Byagenze bite? bari mutima hari ahantu barunze mwami, ndahazi nawe urahazi. ukuye Yoshua na Kalebu, abo babiri gusa abagabo Imana yishimiraga. nibo nshaka abyisonekane ngo nshakira, nibo nshaka gusa babiri nshaka kumva. Ngendane nawe umutayu nangiza bihaba. Ariko abantu babonye Imana, abantu babonye kugira neza kw'Imana. Ndashaka kugendana na Yoshua na Kalebu, turi batatu turimo kwidegenza muri Yeshuwa Hamashiya. Abari ubasure iri joro, babonye inyanja icikamo, bose barumva ko bafite ngo kamere, babona ya nkingi y'umuriro, reka ngo bazi kubibwira ibyo kurya byo mu ijuru nabyo barabihazi, ariko baranga bahina babaye bato bakabyara.
icyo babonye aho inyanja icikamo byose barabibonye ntacyo batabonye mwana babona ya nkingi niyo mpamvu mwinginze ngo buri wese umusange umusakize ibyo kurya byo mu ijuru dore ntabwo umuntu azajya ahora bembereza ariko baranga barinangira mana wage nanjye imyaka yose mu butayu ntituzibagirwa ibyo wakoze ntabwo nzabyibagirwa n'umunsi n'umwe mana ntabwo wage nzamukereza nanjye iyi myaka yose mu butayu ntituzibagirwa ibyo wakoze n'agasigisi ka kamere nyemera Yeshuwa ngendane nawe mu butayu ntagiza bihaba nyemerera mwami Yesu ariko mwakagira imana mwe niba byarananiranye mwaretse gahunda zose zigahagarara abantu bakatura bakihana gusa ndamutse ndongeye kumva umuntu urimo ngo kwigisha cyangwa kubwiriza ibintu adakora nshobora kwizingazinga ndamutse nongeye kumva umuntu asobanura igihe cyageze mwana igihe cyageze ni ukuri niyo mpamvu urimo gushaka kutwizwa niyo mpamvu urimo umusasa agiye kuvuga abantu batangira urumva rero mana rwose nkiza kamere yarananiye rega kuko utabivuze mbere hose mbere ngo ukize n'abariya ngo ukize na bene nyoko ngo ukize na bene so ngo ukize abana babo ngo ukize imiryango yabo ngo bakize bose nawe uzabihererwa ikamba kandi ubabere umugisha mu isi kuko ari wowe ugiye kubicisha kuki koko abantu koko niba bariyanga bamujinya abantu niba bariyanga koko igihe twabwiriwe ko imiryango yacu twe tuyihagarariye nutezwa urarimbuka urimbukane n'abantu urimbuze n'abawe ariko iribanga kuki mutarifata kuki wumva imbaraga imana iguha zo gukiza utarimo kuzakira Yesu tabara abagutabaza tabara abakiranuka tabara abezwa abandi ni ukuri nanjye kuvuga rya jambo urakora iby'ubupfapfa rwose dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari ibyo ukora biratuyobeye dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari ibyo ukora biratuyobeye